Nshuti z'ikinamico namwe mwese muteze amatwi Radio Rwanda mwiriweho. Murakurikira umukino witwa Amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wambeho. Wanditswe na Hategeko Auguste. Mukurikira umukino. Yambaye munyengango. Umugongo washitse mwuka byara. Bese burakeye naka kanya. Ukagwe. Kuze ko ndigeze nicura, bega ngo ndasinzira. Ino ngigwa mugongo yasigaye hano mwuka byara. Ariko ye ntiwirengagize. Yewe se wo kusinzire wanyiwe kukagwa. Ariko aho mugizi wa none ndi bubucurera, simbizi. Ndumva umutwe wajanjaguritse. Bise wa munyandwari yaratunze yafumbire. Rega wogira gutonda ifumbire. Gize ngwiki. Aha ntimwaviriye hano rimwe. Kagaruka saa sita kurya kongera kwisubirirayo. Yiriwe he? Aha yiriranywe ngo nawe umusore wo mu ruramba njya numva ngo biganye. Ntakiwe nijoro. Dore ubusanze ari bwo amaze kuryama. Koko ndabwiye atunze yafumbire none nasize musinze. Ashwe da. Reka mbyuke ndabonana nawe. Ambwira nibyombamye gusoboza yangangisha ari yazarya. Ubuse ko amazi ameza birasaga yicaye hano. Anigi imici gusa abona ko nzabyihanganira kwita ryari koko. Ye wahora niki? Umenya nta niyo yabonye atubeshye. Uwiza afite urwandiko rwe yakwirirwa yicaye cyangwa ahunga imisozi woshye wayigabanye. Yayibona atayibona arambona. Yewe nakumira koko. Naramwihanganiye bihagije. Yewe urubyaro rw'ubu. Umusore uryama koko akabyuka saa 4 saa 5 atagwaye. Agatungwa no kuryama bose uruhinja koko. Wararata amashuri. Nene ratinye kumukangara none ndarambiwe. Hoshi. Sinakwihanganira amafuti ngariye. Erega mayo uracyavuga. Dore sinzi ubwo nigeze gusara nduzi ko ari ugusara. Mubwira kujya kunzanira utuzi. Agiye kunsubiza arambwira ngo hagira umuntu yikoreye ikibindi. Umva urubyaro rw'ubu mwuka byaramo. Kareka. Biriya yihaye byo kutikoza isuka. Ndagira karimo na kamwe akora. Agize ngibyago ntabona akazi yakwimarira iki koko. Yego se nyine. Na firesi tarahinga nkanzwe iriya nyana yembwe itampa y'agaciro. Ariko nubundi ngo wibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Wowe ufata isuka kangahe mu cyumweru. Uva mase nawe ngo uravuse. Harya ngo hazajya hahinga abagore gusa. Yewe. Nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Yego simbora mu murima, ariko aho mfata isuka nerekana umubyizi ugaragara. Kare niyo ndahinze mba ngorera urugo. Urukorera ute? Uyu mugabo no muhuza w'urugo n'abaturanyi. Aha. Bese ni ministeri w'ububanyi n'abaturanyi mu rugo. Ntago mana. Ukagire rero ngo tuba tuzanwe no kunywa. Yewe, ndabona ari nezo bariramutse nabi. Rakanje guhinga hakiri kare. Yasukira ihembese. Ariko reka mbanze mbyuke yankora busa. Ndabona yabyuke. Reka noneho turamwakwa. Aho ndi yatwumvaga. Mwaramutse iki? Ya. Bega runo rubyaro. Ikirisho cy'abandi bashira babyukira koko. Dasho ni uburumva utamwara. Ese ko wazindutse wambaye neza ugiye. Dore n'urwandiko rwawe konseye yazanye ejo. Naraye nibagiwe kuruguha. Ubu muzigeze aho twigejeje. Amasomo ndende. Ku banyeshuri bose bo muri komine Murama ndabamenyesha ko kuwa 4 mu cyumweru gitaha hateganyijwe inama y'abanyeshuri bose biga mu mashuri yisumbuye n'amakuru. Ingingo izasuzumwa ni yerekeye kurebera hamwe uruhare rw'umunyeshuri mu majyambere ya komine ye. Inama izatangira saa 3 kubera akamaro kanini k'iyo nama musabwe mwese kuzaba muhari. Urugumestre wa komine Murama. Nagize ngo nurumpa akazi. Babivuze kuri koko ye. Ngigeze kure nta itagira ihembe. Ubu arashaka kukungo tujya twigisha abaturage gusoma no kwandika. Bon, ndabyibutse. Ejo twarahuye numva asa n'ubica amarenga.
usabura ko bindeba jyewe ushyinde umwana wo mu mashuri yisumbuye singiri n'umunyeshuri kandi reka sinshoboye kujya kwigisha abaturage sicyo nigiye. Wakwigisha abanyamahanga se mwana wa? Ndashaka kuvuga abantu bo mu cyaro. Impamyabushobozi mfite si yo kwigisha niyo gukora mu biro gusa, kandi niyo nakwigisha ntabwo nakwigisha mu cyaro. Wakwigisha hise mwana wa? Ahubwo abategetsi banyibutse bashaka kunkoresha imirimo wabahunga nkigendera. Ukajya he mwana wa? Ngiye i Kigali. Kigali siriho hari amahungiro? Ngiye kujya i Kigali. Ariko ubundi hari uhungi iwabo? Ngiye gushaka akazi i Kigali. Kundi se ko bene wanyu bose babino, ubwo urumva uzaba kwande uzatungwa n'iki? Hari abantu benshi twiganye sinzabura homba, kandi n'abantu bino babi Kigali si bakeya. Umwe natangira kundabirwa nzajya handi. Ataho akazi kazaba kaboneka. Ubwo nibwo bugabo rero. Erega hari nubwo nasanga narakabonye maze ngahita nkura. Aboboye ntumugitinyura ubwa. Umuntu yabahana atari kwa mwene wabo, kandi niyo habaho. Ntacyo akora yirirwa bungera agacyurwa no kurya no kuryama iminsi gashindi gataha. Yewe ntimwiga ya koko. Abize ndiragira isoni. Urasetsa koko. Ubusa no gupfira hano ntinyura ubwa ari no kwihagurukira ikiza niki. Urubwa ruruta ububwa kandi ngo inyoni itagurutse ntimenye yo bweze. Sigaye nkumekera mu kwanga nk'umuserebanya none ngo nindeke kwiparanganira. Ibyo ubu nukwihagurukira. Ninicara se kazizana. Abazanyinuba nzabohunga njye handi Kigali ntabwo ari nto. Mukagwe dopfushije duhagara cyamba doga mu nyengango. Ahora niki ko arakumira? Nibyo nyine. Ese mwe numumaze kumharura uko sibyo ko mutabimbwira. Mutangiye kujya mubyuka muntuka maze ngo nkomeze nicare. Bose ubundi turapfike. Haretse wanguriraga. Genda. Baza gahinda kabe gake. Ahubwo ndabona nakiririwe. Niba ari igihumbi mufite ni mukingurize nzakibishyura ngarutse. Aha, narembite yo kuzashora no kuzashorera ziriya nka. Ko ndaje bitwaye. Kanyarebe nyaguhi. Tuzabura ibyarangwa ndi wamariwe. Ariko ubwo ayo mafaranga yabitse hafi wabiki. Igisambo cyagira aho ngaho. Imbeba zarinda kuyarya. Sanga imvura yanyagira akanyagirwa nabanyahombeye ubusa. Rebe. Enda poro mashashi. Enda ugera urugendo rwiza. Murakoze. Urugendo rwiza. Nzakibishyura n'ingaruka. Mwijwe. Ngaho. Mukecuru namwirirwe. Ngaho weho mwana wawe ugenda amahoro. Cyose kumuhaye ari amafaranga none ejo abapolisi bagaruka. Wibagiye ko mu cyumweru gishize twababonye batungutse hariya mu ishyamba tukazisha mu gikari. Rwose tuzahura muri urwo amaherezo azaba yahe koko. Inde mupolisi uzatinyuka gufata inga zanze cyangwa kumfata. Umuhungu wanjye agiye kuba umutegetsi. Nawe uravuga. Uzarebe ko hari uzongera kumvogera. Reka byaranatangiye. Warubize mbese? Zigengera mu kabari. Bose bagatanguranwa kumbanza. Nawe ubuze kubigendera. Wahora niki? Kuva umwana wanjye yarangiza amashuri. Bose basigaye banyubaha. Nicyo cyubahiro uba wakibasabye. Ariko umenya igihe wari utangiye kumutunganya waba wakanze rutendere. Nyuma se ndi wabonye ko nigaruye. Hariya amafaranga muhaye. Tafinye genda yishimye akagenda dufitiye agatima keza. Nuko ari abubu. Ubundi twari tugiye gukira. Ubundi itaza ngo bazamugire perefe. Agakira gategeka. Ko bamuha kose kapfa kuba ari akazi. Erego ukuntu mbyishimiye ahari ntikazaboneka. Kazaboneka. Yewe ubukene dufite muri uru rugo. Namara kukabona rero. Nuko kumubwira agashakira nabari umuntu abakazi cyangwa abashakira amashuri. Wenda hazavamo bugurume siteri. N'ubundi sinabona icyo batungisha. Zigiye mbona n'agasambu dufite katakera. Wowe urivugisha kuko usanga basinziriye. Ntuzi intambara yabo iyo barya. Umwe ngo aranshuze, undi ngo simpazi. Yewe si twe tubonye umuhungu wacu akorera amafaranga. Bari basigaye banshima imigani ngo nabyaye abazungu. Erega guhenga wabiretse. Reka umubyizi wapfuye nzabambengeje. Ahubwo ngiye kwa Kayumba. Yari yambwiye ko mfite ijambo. Nagatangaye bukaka waramukanye. Abagire bajya baragenda dawe. Nyiramiruho nzajya mbahingira. Yewe ariko nzaba ndeba amaherezo. Sinakubwiye ko akazi k'umugabo mu rugo atari uguhinga gusa. Ndigendeye ndetse maze ube wiriwe.
abagore twagorwa koko. Ubu nzajya mpingira abana 6 batarimo n'uri mu kigero cyo kumfasha. Na se wowe wigize umusongarere koko mbishobore. Mbese kugarutse uretse kujyayo? Ngarukiye ku irembo. Sinzi ngo mbonye sana ntwari. Yebera hano mu ngike do. Ari kumwe n'undi. Yewe ndabona ari koko. Cyose kumbona ari kumwe n'undi muntu w'umusirimu. Turamwicaza he? Ariko sura musore bari kumwe yabarinda. Sinamenya turatumumenya. Turabicaza he ko ndi hari abasirimu? Rero wubike wamuvure. Uzurambure kw'ikirago. Yewe nibyo koko. Kuceceka. Bageze ku irembo. Ngabara koko baje. Ese wagendeye mu ndege ntwari kwisugaruka? Oya ntabwo nagendeye mu ndege. Nkuriye mu nzira none umusore yaje kundeba hano. Araho se mwana wa? Muraho. Gira abana. Komera. Muhuriye mu nzira. Duhuriye mu nzira yaraje kundeba hano. Uyu musore se ni uwande? Uyu musore ni wa Mpambara twari. Mpambara. Ni wa Mpambara. Akaba yitwa Murara. Mukagwe. Karame. Wese uhuza umusitsi. Harya uyu mpungo ni wa Mpambara. Ni wa Mpambara. Nukuri da. Twahurira mu nzira ngahita. Ubusore ho n'abadasa. Barasatsa kora. Nazaga mwumva bamuvuga. Ariko kubona mwana wanje n'ubu. Twararakoze ukutizaniye hano. Ngaho neza. Muraho mutecho. Eza kuzo. Iteka. Muraho cyane. Ega. Icara Murara we. Erega n'ubundi ntabisanganwa nk'amagambo. Koko mwana wanje. Uyu musore se wamumenye Mukagwe? Oya da. Ndabona ari ubwa mbere mubonye. Ko n'uwa Mpambara yiganaga na ntwari. Mpambara? Mpambara sitaratoni. Wabimenye? Yo twongere turamukanye mwana wawe. Giraza. Raho neza? Naho. Nkongera mukaramukanya da. Ariko se ntwari urugendo warusubitse. Ngo n'umutsi urigarukira. Erega nsa n'uwagezeyo. Kuko icyari kinjanye nakiboneye igisubizo. Birabe mahire. Murara uyu musore yaranzanye urwandiko rumpagazi. Yo nuko Imana ishimwe kandi singizwe. Iteka ryose kandi hamena. Yo uyu musore mugenzi wawe wese. Wazigisha. Nuko agize Imana ye. Umuntu wiboneye ubwarimo. Hari ko hari kize kinyobera abana ba. Ejo bundi turi mu kabare ka Sehene. Numvise radio ye ivuga ngo abakozi bose ngo babonye konje. Nyuma nongera kumva ngo abarimu nabo bamenyeswe ko bafite konje. Ubwo ni kuki babavangura n'abandi bakozi? Basa abakozi. Musubirize Murara. Ubusanzwe umwarimu n'umukozi ariko buryo afite amategeko yihariye amugenga nandahuriyeho n'abandi bakozi. Niyo mpamvu buryo bumutandukanya n'abandi. Nanone kandi urebye akazi ko bwarimu usanga atari akazi koko. Akazi se no kuntu bavunika. Mbese umubyeyi rero abana buryo bamwita umukozi koko. Umukozi buryo ari umuntu ukorera igihembo. Wakuraho igihembo cy'umurezi. Yewe nticyaboneka koko. Oya koko. Kamwe mwatoreze ubu twabonera igihembo. Oya koko mwana wanje. Burya rero urere wese ntaba ari umukozi. Igihembo cye burya kiba mu ijuru nta handi. Ni koko mwana wanje ko kurera wese abarerera Imana. Abarimo bose bazaza mu ijuru mwana wanje. Ariko se kubwa kwa rugutaruka nawe uzigisha ntwari. Oya nge ntabwo nzigisha. Ubuzi ijuru. Araribuze. Mbese ubona nabishobora ko akazi ko kwigisha ngatinya? Mbona kanakomeye cyane. Se kwirirwa uvuga umunsi wose ejo kongera imyaka igashira indi gataha. Ndavuga se bakamuha amafaranga. Ndavuga bakamuha amafaranga mwana wa. Nge ntabwo nabivamo. Ko twirirwa tivugira ubusa tukarinda gusaza. Uzakora iki se? Nge nzakora mu isanduku kuzigama y'u Rwanda. Mu mafaranga? Oya nzaba nkora mu bipapuro gusa ntabwo nzayegera. Yo ni wese uzajya uhemba abakozi umwana wa. Reka da ntabwo ari jewe. Burugumesitiri yigeze kutubwira ngo tuzazana amafaranga yo kubika muri ya sanduku iri muri komine. Bamwe numva ngo barayajanye. Ariko sembaze. Umugabo abekera undi koko. Ubwo ndi yaguseka ngo wananiwe kwibikira. Uzakora muri yo muri komine se ndwara. Nzakora muri Kigali.
ni nayo itegeka izindi zose. niho nzakora. ariko se tugarutse kuri kiriya kibazo so yabajije, hari umugabo ubikira undi koko? ariko mbese muracyabishidikanya? niko ruriya rusyo mujya gusheshaho amasaka, musoni ntiyaruguze amafaranga bamugurije? muri iyo sanduku yavuye muri iyo sanduku. niko ejo bundi igihe Samvura bamuciye amafaranga mu rukiko, ntabwo ubyibuka? ntuzi ko yanyarutse maze akagenda akabikuza maze akishyura? ntibari batangiye kumuha urw'amenyo se bavuga ngo agiye kugurisha inka ze? nibikira mu ihembe no mu mugano. rega ingero ni nyinshi zigaragaza akamaro k'iyo sanduku. ahubwo namwe mugira utwo mubona mujye munyaruka mubitse. aha nibabike simbujije baba bafite ibyo babika. niburira nayo kugura agacupa k'urwagwa ngo ndabika. kumva se mubona yo kubitsa mukagwa? sha urondorereza ubusa bukimara. ndakubika ifaranga rimwe abandi babika amarangi. udashobora kubitsa muri bike rero ntiyabitsa no muri byinshi. yewe twaganiye nibagirwa gutaha, ndabona amasaha yigiyeyo ndatashye. nibyo koko mwana wanjye. muraza mutaha kibona ahubwo abantu ubu bahindutse inyamaswa. ngaho rero murabeho. ngaho kuko nanjye ntagenda ejo nzagenda ejo bundi. ndwari naguherekeze. yewe ngaho urabeho. nsuhurize mpambara cyane. urabeho. uti ndi muherukanye. nsuhurize mukamana. basuhuza rwose. bansuhurize. Halo. Ni mwisanduku yo kuzigama? Ninde tuvugana? Matayo nde? Mwaramutse ntwari? Erega narizi ntwari gusa. Ni ngoga muvugana. Waramutse. Amakuru ni meza. Ntacyo turabivuga. Amaso yatukuye nyine. Banyoye ibiyoga byanyishe. Niko. Bitese. Ndabona n'icyasha aragihinda. Kiraza buhoro buhoro. Wese umenyereye akazi. Nuko. Ni amahoro da. Niko, nagira ngo nimugoroba tubonane. Maze dusubire muri ya magambo nyine twigeze kuvugana. Merewe nabi rwose niwe nagira. Nikos, uraza kubinsobanurira neza nimugoroba. Saa 11 naza kugutwara ntibiri gutega taxi. Nikos shaharaga kubimwari mwavuganye. Ndakuzi nawe. Unegereze iyo nkumi muzamubonana. Inkumi zirabuze hano i Kigali. Saa 11. Rwose ntibiri gutega taxi. Ngaho bawiriwe. Komera. Halo. Ni mwisanduku kuzigama y'u Rwanda? Yeza ati wabimenye. Amakuru kisera. Habyibagiwe. Ariko naye nakojeje di. Kuko ntabwo nakwibukije. Niko, urasohokera hese kuri uyu mugoroba? Areko. Niko, ko nta mugore ubusanga urataha ukajya hehera, ukajya mu rugo rwawe nyine pe irungu ndi kwije. Urabizi? Ndabona saa 11 igeze. Reka nze ngutembereze umugere tugomba kubutana umenyera. Nta kibazo. Yewe. Burya rero twebwe tutashye kare. Abagore bacu ntibabyishimira na gusa. Umugabo atashye kare ngo ntishara. Igitangaza rwose bishima kandi inkono zidashya. Nibyo ubwo ndaje rwose ugufata mu kanya. Ndaje rwose.
koko ntawe ukwiye kuvumira itararenga. Uwo si uwa kabiri ushaka? Ubuse ko bose mbemereye biragenda bite? Asiki uza mbere niwe tujyana ko banyenera ari benshi se nagira nti akazi keza ukabwirwa nuko ukenerwa na benshi. Reka ndetse mfunga ibiro ndabona na saa 11 zigeze. Sengobe yahageze. Buryo bwose uri umuzungu pe. Semana wa mama ari nyana kukayibabaje. Urabona komera cyane. Nzi ko abacuruzi mutagira isaha. Ubona saa 11 wageze hano. Ngo tutagira amasaha. Nikoze sha. Amasaha siko tuyacuruza. Uracuruza? Mwiriwe ntwari we. Mutaba. Komera. Mwiriwe. Mutaba komera. Muraho cyane. Bagihumeka. Yego. Namahoro se makuru yawe. Amakuru yanjye ni meza. Ariko si cyane. Bitite kandi. Nikose. Ko nagora utusigaye uba mu bikira? Nyamara ndaboneka da. Nyamara we wabuze rwose. Ndaboneka hehe? Ndaboneka. Siza gacuzi gawe mu ndoro zawe. Reka. Mwari. Bitese kandi. Ni byiza. Ashaka nako nduzi amasaha turenganye. Aragenda rwose. Kandi wa mugabo aragutegereje. Adutegereje rwose. Umugabo. Nanjye abantu mbanje ubwo nari nibagiwe rwose. Ubwo nari nibagiwe. Nari mfitanye umugambi na ngo uyu nguyu. Iyo utinda gataba kuri mazi. None se kagenze biti? Katumye mukena rwose. Niko urashaka ko umuntu warase mutaba? Kada ndarengana da. None se muri mu biki? Ndi abantu ntwari rwose byigusobanuye rwose. Afata twagenda ugira ngo nabize ibyo bacuruzi. Wahinduye se? Ngoga. Oya ntabwo ari kuntwara. Mbabarira rwose. Yamaye. None se muri mu biki? Hari umuntu ugomba kujya gusura kuri uno mugoroba. Rwose ubyihanganire. Urabihinduye se? Ibyo twavuganye? Oya ntabwo ari kubihindura, ubyihanganire. Shana urabizabona ejo bitapfa ngo ejo uwo muntu nawe ngomba kumusura rwose ubyihanganire. Shaka uramenyekeye rwose ubwo ntabwo ari kubwo nasubumva kuko umuntu abigereza byihorere urumva rwose umbabarire usabona nejo ntacyo bitwaye nejo no munsi ariko hano hari baruwa yawe hari baruwa yawe umuntu yari yampaye ngo nguhe akira urakoze ngaho enda aya ni mubangure ubwo tugende rwose maye muronke basha tugende rwose ngaho ngoga we ngaho mukomere uko turarara nk'ejo bundi yenda mwazambonera agacupa oya si ibyo ndimo ariko mwabaye muto dushobora kugenda noneho nibyo dushobora kugenda injira mwaramutseho yego waramutse yego bite kuzindukiye hano bite kuzindukiye harya ni wowe nabwiye kuzaza none niki mwabyibagiwe se n'ubu rero usanze ntari ngo hari ahantu ngiye uzagaruka ejo yababa we rwose mwumbabarire ko ejo hari ubukwe nzataha ubukwe umva rero twumvikane uhitemo ubukwe cyangwa ikibazo cyawe urumva rega hano hari nibarwa nari mbazaniye nibarwa ni yanyu bakuze tuvugana akanya gato sibyo ahubwo nuko ari wowe urumva ngaho icara hano murakoze harya waruje kureba igisubizo cy'amafaranga uguza cyari kinzanye ikibazo cyawe rero narakize ndetse nkigeza no kuri bamwe mu bo dukorana sanga gikomeye cyane rwose ndabiziye mubyeyi muzakora uko mushoboye yewe simbizi muzangeragereze rwose sinabimenya uraka inguzanyo nyinshi kandi bene ayo mafaranga atangwa n'inama y'ubuyobozi urumva rero ko ikintu gihamagaza inama y'ubuyobozi kitoroshye abagize inama y'ubuyobozi se ko ntabazi nababonane reka ntabwo bikomeye
urumva mu bantu myeho nababona ntabwo tumasene sohoka nta gihe mfite cyo gutahana urumva uzagaruke neza uzi icyakuzinduye urumva ndabona usa naho utikiza ukiyibagisa gusa wazaba ndebese ahubwo kubera mutse bitunganye naza kugira ngo biroroshye kugira ngo kubabona biroroshye rwose muzangeragereza nzabe nuko wasanga imuhira cyangwa nkabaho duhurira urumva rero sinagenda nikorera urutwe gusa cyangwa ngo mbaho duhurira maze ntitugire ikintu tuganiriraho kugira ngo nawe urabyumva kandi n'abagabo nabo bihaye ndabyumva rwose usise ko umunwa bikoreye ubusa budakwirwa mu gutwi ndabizi rwose kandi ndanabyumva ariko rero mwakire amafaranga mu 5 muzagura akabyeri wakoze ntacyo bitwaye nubwo ari duke bwose nzongera yanjye n'ibitungano uko tuzasatura ko rwose rwose muzabijyemo gusa hasigaye muzamwirebera ntimuzangaya rwose nzakoresha uko nshoboye yenda bizatungana si byose wa rwose nibyo kandi ntabwo ko mbizeye kandi murabyumva murabona nanjye ko ntabatenguha ngira ngo rero inama niyo reka nanjye hari ahantu ushaka kujya ubwo usategereza mu minsi iri imbere ngaho rumwe rwo nzaza kureba igisubizo mwirirwe nizere kuko kitazatinda ntabwo kizatinda ngaho mwirirwe wirirweho mbakingireho oya wikinga nanjye ndaje hari aho ngiye kujya reka ndebe ko cyagiye mbega ngo ndarumukana umutwe mwiza umuntu twavuganye imbere arakagira imana 5 by'agatsi n'icumi yafungiye mwibahasha ni byiza cyane azayabona se ko yishuka nta mushinga afite ikindi cya mbere nta garanta afite ikindi cya kabiri ndayahekenye igihe ntwari sinahekenye biki nagende yosha kingura sha kingura ababoye sinakuje gusinzira yaza sha hasi kingura vuba kusha wagiye kingura ndagukata cyangwa ngwirukane kumeza hazi nasoni kingura sha cyangwa byakunaniye ngase kingura se muzeni mwebwe ninje mwana wanje yo hobe yesakozwe iteka ryose muraho yego mukomere mwana wanje komera yego nikose nkageze hano ryari twahageze kare da twahageze kare yo ese burya natonganaga mwumva erega boboye bazadukorera ishyano ntabwo numvaga agatotsi kari kanyibye numvise nyuma banza gutega amatwi ngo naza gukingurira umujura ababoye bazadukorera ishyano rwose nawe igihe naziye ubwo bane nawe agatotsi kari kamwibye ese ubundi ubusi ngo mu ngoko haracyari kare da ariko wa muhungu ntabwo yamenye ko najera erega uramurenganya kuva aho bwakereye amazi yatembye bagezeye erega ntabwo ari ubwa mbere ntamwirukanye ahubwo yazagira ubwo ndazi inyuma y'urugi erega wowe baboye nawe ubwirwa nawe umuntu ugaburira maze ukamucumbikira ntakenera agasabune indyo nziza akaba ari uyibanza kuyiryaho maze akakugaburira ibyo ashigaje maze akishyira akizana maze ugakubitana no kumuhembata ariko ntakore ibyo umubwiye ubwo wenda aba yananiwe mwana wanje ubwo se umuntu amwirukanye se wawe yirukanye bikora hasusurutse abakanyagwa muzenda reka ibyo baboye tubireke wavuga iby'inzuki ntiharya ubuki reka da harya ngo mwageze no ryari nahageze nsanga ari kugisubira ku kazi ariko naje nyubagurika ndabona wa mwana jera reba byiri muri figahosha maze uzane ese wari uje ko ndi kumwe na murumuna wawe hari hehe uyahise yiryamira yari yananiwe imodoka twazemo yaje dusugusa ariko urabizi nayigeze hano mara yenda gusohoka
reka imbavu zose nakubwira. ngaho tereka ku meza bisigaho ngaho ibindi ndabyikorera. ngaho uzana n'ibirahuri. mbega umunaniro aho ndaryama sinzi ko mbava simbizi hano utanahazi. Kigali ni kure koko bahavuze. hanyuma se mu rugo baraho? Ntibaraho da. umukecuru araho? Araho. ngahakira. Benga izo gikonje. Ese ndakangwa wagira ko uyu mubiri tutari bumara inyota. Mbega kugira ngo bene izo nzoga zikunda kuboneka muri ino serire yacu? Reka da. Mu ngizi gusa. Nizo ngizo twinywera. Ndakumara inyota. Abasaza ndabazi mukunda kakayoga gasharira. Reka nzabwo nkuzanire ka wisiki. Ka wisiki. Ka wisiki. Unga kora ko kabyeri. Nga akira. Sinzi uko gasa. Simaho wiyumvire gusa. Ahubwo rero turenzaga n'iyi mwana wa wakongeramo umusemburo imihogo yababuka. Izo ni no bazikwenga. Ajya ngo ni wisika ngo ni wisiki. Wisiki. Kanongera. Ariko rero kugeza ubu ntabwo ndumva ko mwageze hano kandi musanzwe mutahazi. Yewe haba yahanyagasani. Umuntu twavuganye muri iki gitondo arakabaho. Ariko no so umujyi utewe ukwaho. Mbega amazu amamodoka se. Ariko se mwana wa ariya mazu uriya yose abona bayabamo. Baraharida. Hari nagerekeranye. Reka tumaze gutera imbere mu Rwanda. Ariko nahabezwe n'ikintu kimwe. Ni ikihe? Abantu bino gose nabi uko bateye. Kubera iki? Uzi ko nayobozaga bakanseka. Uko mvuze ndi mwandangira ku muhungu wanje ntwara utuyi ni Kigali. Bakandeba gusa. Naho vuze ururimi batumva. Niko abantu bose bazira intwari umuhungu wawe w'i Kigali. Kandi yibariza ku kazi. Yibariza ku kazi. Ariko se mwana wanje. Ntabwo ari kuhayoberwa. Ubwo si wahora n'iki koko. Bari kubyigwa n'iki saho ku kazi. Oya ntabwo ari kuhayoberwa. Yewe nabonye inkuru nzaba. Nabonaga n'imodoka zigenda zingera amajanja. Reka rero ngere hano nyoboza. Nsanga umuhungu hari harimo nigeze kuyoboza. Bakambwira ko batakuze. Uriya muhungu. Uriya mukozi wanjye. Niwe gose. Uko nageze hano arancunaguza. Arambwira ngo ariko se ngo sinaguhakaniye. Ko sinakubwiye ko ntamuzi. Erega ntumurenganye se wenyine. Ino ntabwo bayobora kubera abantu benshi baza bahirukira nta nikibazanye. Ubwo siwe ni mucuki. Wo kutayobora. Erega ntaho kwishinga abashyitsi bazi no bose. Maze ngo azabashobore. Abashyitsi burya barasenya. Abo umuntu yakwihanganira ni nkamwe bababyeyi cyangwa se abavandimwe. Naho abandi reka da. Nyamara ndawukoga nakwanga. Reka ari nabaza nta kintu kibazanye. Hari ugomba kuba mu rugo gusa nta kindi. Naho mwebwe rero mwe mwaje muje kunsura ni byiza. Nibyo koko mwana wanje twaje kugusura. Dore kuva wavi muhira. Ntabwo twasinziraga. Kubera iki? Nyoko yego ciretse n'indwara. Uretse n'indwara yamuhejeje mu rugo. Yewe agahinda karenda kumwica. Wagiye gufata kubonye. Ariko wowe ntuzi ukumbura. Ndagusubiza amaso inyuma pe. Usashize igihe kinini. Erega akazi kambanye kenshi. Mwana wa wanda hagiye gishize. Tiwagiye ku muhindo. None ubundi hashize undi. Twari twarabuze no watubwira amakuru yawe mwana wanje cyangwa twagutumaho. Tugiye kubora tubona ruhanikaje muri konje. Ambwira ko tuzazana. Ndaramitekerezaho. Njanga gutegereza ukwezi ari kera. Ko guhambira na murumuna wawe turaza. Cyakora mu byaye mwagize neza. Twagize neza da. Mwanduse. Ariko rero nanjye nahoraga mbatekereza. Urumva
reka no imirimo yambanye myinshi mfite imirimo myinshi yanzitiye ubu sinagihumeka ahubwo na ruhande kuwambwiraga sinamenye igihe yaje muri konje mba naramubatumyeho kuko yatubwiye ko mudaherukana yemwe ni nawe wangurije amafaranga yatuzanye imuhira ubukene bwaratumaze inzara yose navuga kakamasa nari nsigaranye narakagurishije ariko ndaho kakoze ndaho kamaze ubukene bwacu narongeye ngurisha kakarima kakandi kari mu rutoke ntibishoboka ariko byabaye byo busa niko ugize ngo ngo wagurishije umurima none se ko twari dusigaye twambara inyabaganga urabona twari kuramirwa n'iki ngo mwagurishije umurima ki ntabwo mbyumva kugurisha umurima w'ikigiye koko none se niko ubwo numara kumara iyo mirima yose uzatugabanya iki abantu 8 turimo abahungu 6 gura bitekereza ubwo uzabubakira he ko ngewe ntabarimo kinziturire isambu niyo nigabaniye namwe muzagabani yanyu naraye muri gereza ya komini amajoro 2 yose kugurisha nabuze umusoro wari umuna bawe bari mu mashuri bari babirukanye babuze amafaranga y'ishuri n'imyambaro yoko ndi yaragishoka mu nzu kubera kubura icyo yambara musiki wawe yagombaga imyenda yo kwambara asabwa none ngo ubwo turavuga iki munguki mukamana yarasabwe twahoje tugira ngo urabizi mukamana yarasabwe nyamara twarakwandikiye dutegereza ko uzaza turaheba ahubwo no mu byanjinduye harimo ibyisabwa ari niko ngo mwaranyandikiye mwahaye ndurwo rwandiko ibaruwa twayisize muri posita mwari muzi adresse zanjye aha ubona resi simuzi inyuma mwanditseho umute nabonye nako numvise bandikaho izina ryawe hanyuma numva muri umuna wawe avuze ngo yanditseho Kigali ubwo yaratakaye kuko ibyo mwanditseho bidahagije ariko birambaje ko na mukamana yasabwa ntari birambabaje pe nize ko mutazamisha ubukwe bwe ahubwo nguko nabikubwiye mu by'ingenzi byanjinduye harimo iby'ubukwe bwe naribyo kugurisha akanyana bamukoye cyangwa se kukagwatiriza kandi ko kaduhaye ifumbire reba no kugurisha karima biranyobera niko kuza ngugana ukora uko ushoboye uzamunyambikire umugurire n'ibirongorano inzoga zo nzazishakira harya abageni batahana iki yewe ni byinzi naho abagabo ngamwe mufiteho mukura dufite se munsi y'urugo nkamwe maze turasohokera kuri kaburimbo hirya hino n'imbuga namwe ngo nahacu yewe umukobwa wanze yewe nabonye ataruhishe ntazagutwara byinshi arashaka imyenda 3 y'imikenyero n'imitero yayo n'agatimba n'inkweto ngo agaki agatimba nawe se arashaka gutahana agatimba da abandi bakobwa se ko bakambara kandi musiki wawe utakambara ngabandi kandi agufite imyenda yo nshobora kuyimugurira urumva ariko agatimba ko mugasubize mukavanye arega hari nubwo bagakondesha mwakodesha mwagira mute nta mafaranga y'agatimba mfite urumva umwenda w'umunsi umwe koko ese ubundi nzamenya mugurira imyenda isite yambaye udutambaro zareberaho ngaho nyereka iyo ni umwenda usa nubwo umugore wabo rugomesiteri usanga ari akenda keza cyane naho uyu usa n'uwo umugore wa mwarimu wigisha mu mwaka wa 5 ako bashaka umwarimu ngo nuwo azaza akorana mbese umuntu ushaka kwambara nka mukaburugumesitiri na mukamwarimu bakorera amafaranga wazaba ari mukandi reka nze nako reka nze dore amafaranga afite urumva n'ibihumbi 8 niyo nari mfite imbere n'inyuma ngaho bara neza ibihumbi 8 niyo nari mfite imbere n'inyuma niko se mwana wa ndakumva ayazamara iki mu by'ukuri ngo azamara iki ahubwo nari nibajye kukubwira kwagomba ni varisi isanduku n'ibirato ubundi nari namubariye zanga ibyo akeneye byose kandi n'abandi bataha niyo barongowe hari ibintu by'amafaranga 30 n'amafaranga 120 niko ariko abo bandi muvuga ni bandi abo bandi bafite uko bameze wese ntagufite nta mafaranga mfite kandi niyo nagira sinabona amafaranga yo gupfusha ubusa mwana wa urumva kwambika musiki wawe no gupfusha ubusa uzamugurira ibireshya n'umutungo wanyu urumva ibiraza bibigurirwa n'umugabo we ere gusohotse uko ari ntabugayirwa uko ari si cyo uko ari iki
yemwe abana bobo urubyaro rw'ubu yemwe mwuka byaramwe sa amafaranga yose nagutangiye uri mu ishuri none koko urangana kwambika muziki wawe ubwo ndasoni wambwawe urareba ukabona kuko ngiye kwambika umwana wanje ubusa koko ungamwambika ubusa kandi uhari agatahana agahinda mu rugo gundi kahatajyawe cyangwa adafite abavukana nabo tira n'ubusa bwawe enda sha n'ubusa bwawe enda busubirane nzayasaka mu byanze cyangwa nyaguze enda jana yasani ndaba gasuzuguro we n'ubura kabuza abaguzi gasubirana nyirako umva mbese iyo mvugo umva uko avuga icyerekana abana bananiye mwuka byaramo nagatanga itaki mutaza mwisabwa rye nta kindi wahungaga kuzamufasha koko cha murakira mu kibagirwa gukinga pe nakazi kanyu ariko ayo magambo yose nayiye oya reka ngubwire ubusitsi bwarangiye ndabunyira umusitsi hano wakwitonza ukavuga neza ntabwo ngusenga singusabiriza ntabwo nabisabiriza narakubye ngomba kukubwira ndarutugurugura ngo rusumba ijosi oya vuga buhoro oya dore nyoko yambaye ubusa wari umuna bawe babuze amashuri kandi uri Kigali inzira yenda kungwaho isigaye isaka koko n'ibisoro bahungu we koko wananiwe no kunyubakira nibura akazu kibati kicumba kimwe ese ngubu nuza mu bukwe uzararaye iradi ingana gucyuza yishiraye igihe umaze ukora kuko igihe umaze kukazi cyane cumba kimwe wanyubakiye yemwe koko mwagiye mutegera kazazezo bese uzatuganirira hehe n'abakurambere abana bubu nyamara narubatse wabatse siki hariya hakurya ku Kimihurura nahubatse ndetse n'inyamirambo ngiye kuhuzuza indi ejo nzajya kuyibereka erega iyo mugorofa yawe sinyitayeho wiyangangisa bese yo niyo guciye kuvuga kuko agutse kuvuko no kwari ngoro yamwe sinashobora abana ndawa bashobora koko none guyabize gutura mu mugi ngo ntihuzaba koko ragutinya kudushura n'ugutinya baguseka babona winjiye muri ria mwobo ngo ninzu kandi witwa ngo nguriza abashiremura koko rero ngo hari n'abatinya kuvuga iwabo bakavuga hatariho cyangwa bakavuga bene wabo bakize sha bagatinya kuvuga iwabo ngo nuko bakenye koko aho nduri muri abo ese ngo bagize bake batusibira iwanyu imigorofa wayikorera sha wayaheka banyirukana se mu mugi kuko isi batakwirukanamo niba ari byo mutekereza muri beshya sinshobora kuba muri komine niyo byagenda gute iyo nzu ntazabamo ubwo se yazamarira iki bakurukanye se waburana bese kuko ngubu uje iyo nzu niwayiruhukiramo inshuti zawe zikagira aho zigusanga ndetse naho uzakirira bese nazo ukanyubakira inzu igaragara ngabandi nandi gatura mu nzu igaragara wewe ugafata mu icumba koko n'inzu uzasigara inyuma mu majambere narakubyaye ngo ufite witwa ngo urakize abankenera bajya bansanga ino umva iyo mvugo mwakabya nimba kumbura nzajya nkodesha imodoka maze mbasure sha yuko nivuga ngo ngiye gukira ngo warize ngiye gukira nikusigaye uvuga uzajya nkenera ajya nsanga ino niko navuze nzajya nkodesha imodoka maze mbasure umunsi wose maze nimugoroba ntahe ntabwo ari kure mbese niriranywe namwe ntabwo bihagije ubwo twabuganiriye na bene wanyu bose rero ngo baze bakwandikira abantu bagize ngo twese twarize ngawe sha koko mwana wa koko nukumeze nukuteye wageje urahira koko naye nibagiwe hari no rwaniko rwa so wanyu yambaye ngo nguzanire kandi urebe data wacu ndeko mfite benshi ni ngango ngaho yimereze akira ku mwana wacu dukumbuye ntwari muraho ni amahoro rambura amaboko duhoberane ngire ntiyeza akozwe nawe utiteka ryose hashize igihe kinini nta makuru yawe duherutse turagukumbura tukabura uko twagira turagukumbura tukabura uko twageraho ariko Imana nidufasha yenda tuzabonana ino rero turaho ariko ni buke ubukene butugeze kure
nagatanga urwo rukumbuzi bari bamfitiye. Ni nayo mpamvu itumye nkwandikira ngo ukore uko ushoboye kose umfashe ndebe ko nakwivana mu bukene n'indwara. Mukarushema we yararembye bari mu bitaro. Uko nenegiye kubikubwira amaze ibyumweru bibiri byose ari mu bitaro. Sinzi ko nzabona nayo nishyura ibitaro. Duherutse no gupfusha wa mwana Karake ni wowe ko ntamuzi. Ese aka kanya wibagiwe bari muna bawe koko? Karake ko ntamuzi. Yewe wakurikiraga gatabagwa. Yari mu kigero cyo mwana uragira inyana. Ndiyagwaye. Yagize cyatubonera kindutse. Cyakora yararoswe. Ni wamuroze turamuzi. Mu cyaro se harupfa atarozwe. Reka nikomeze nisome. Nawe bazakugereza. None rero ubu rupfu ruracyaturimo. Mwana wanjye rwose ukora uko ushoboye kose umera uwo musaza. Mbaye ngushimiye abimuhira bose ngo umutahe. Bizimana we ngo azaza kugusura ngo umushakire ishuri. Warangije umwaka wa 8. Ariko nzishingira gutunga bene wacu bose maze nzabishobore. Noneho baketse ko ndi ministre w'amashuri. N'abatari nge babuze imyanya y'abana babo kanswe ngewe. Ega ndacyakubwira. N'umusaza sogokuru wawe urashaka cyene. Ni shyano. Kare muri mune wawe nakubwiye ko twazanye ndakindi cyabuzanye kitari ishuri. Cyangwa akazi. Uzi ko arangije umwaka wa 8. Kubona ishuri bibu birakomeye. Mbese n'umuhanga yageragezaga. Ngo ndazarenga abacumi. Muzamushakire muri Seraye. Urumva rimwe riri ku Gasharo. Azaje kwiga muri Seraye. Sinabonye bigiramo imyuga. Nuwonga ngo kandi muzamubwira bari hazajya. Urumva? Muzamubwira azaba ari hake. Mwagize ngo barangije umwaka wa 8 bose bajya mu mashuri yisumbuye. Ayo mashuri yava hehe? Kandi ntimukaze kunyaka amashuri sinjye utanga amashuri. Na muri muno wawe se ndaje uzamubonera. Narikura hehe? Mwana wa. Narikura hehe? Uzanjye koko uzanjye wirengagize bene wanyu nabo muvindimwe pe. Uzasigara wenyine. Uzimaze iki wenyine? Babivuze kuri koko ngo kiranze bitinda. Bene wacu se bene wacu iki? Saba ukuntu ubukene bwo gusara kandi kamaro bamariye. Erega burya umuntu utagira abamukenera ndagacira abafite. Agaciro k'umuntu agahabwa nabo babana. Nakamara bagirira akabakenera nabo bakamukenera. Ugi ibintu n'abantu ni magirirane. Nawe ndwaburi tudukeneraho. Ngwiki? Jewe ntwari ntacyo nzabakeneraho. Ugize ngo iki sha? Ntacyo nzabakeneraho pe. Havese ko twihenuraho. Ntacyo nzabakeneraho. Burya ngo buca bwitwejo. Imishira kurikirana ariko nzisha. Ariko murantega iminsi yiki. Hari waruzi ko nzigeza hanga pe. Kamera gutya. Byose burya ni Imana. Wakabimenyese. Ko wavuye buzimu kajibundu, none ukaba wibagirwa bo wasizeyo. Nababwiye ko umuntu umwe adashobora gutunga umuryango wose ngo azabishobore. Ubu umari iki? None umwe azaza ngo ni masenge. Undace hirya ngo ni mama wacu. Undi ngo ni mwene wabo wa nyirarume wa mubyara wa data da. Undi ngo ni inshuti ya sogokuru bahanye nka kera n'abandi. Ubwo abo bantu nabashoboza iki? Ubwo urabona ko ibyo nabishobora. Waba maze ikisi? Reka ahubwo ibyo tubyihorere. Ko mwana ari umuryango n'umutwe. Bitantesha umutwe. Ahubwo ayo mafaranga niba muyagaye reka nzayongere maze nzayabazanire. Akazi kawe. Ninyabona niho nzayabazanira. Ntayabona kandi ntimuzandenganye. Urumva? Ntimuzandenganye. Ndabona ahubwo n'amasaha yigiyeyo reka tujye kuryama. Mbese muzataha ryari? Hajye none kuwa kabiri. Ni kuwa kabiri. Zataha kuwa 5. Kuwa 5. Ariko waza kuryama wagira. Urego y'ikibazo cya musiki wawe. Ni cya muri muna wawe ugiye kubura ishuri kandi uhari. Kandi agufite koko. Muramukeho dore n'icyumba muri buryame bonekiriye. Uramuke. Uramuke. Ko ntwari naruha. Igitangaza pe. Igitangaza. Cyakora ntacyo bitwaye nishishe byinshi. Sinzabayo ye. Ntabwo nzabayo. Nzajya njye rimwe mu myaka 2. Nabwo mpite nigarukira.
mbega kuvukira mu muryango ukennye nuko nyine ntawe uhitamo umuryango naho ubundi ariko nabo ndabarenganya da ese bo bahisemo ubwo bukene ko babonye buza reka njye kuryama mbitega amaso yamaye nka nakererewe se bwakeye mbese mwaramutse Baramutse. ko mwazindutse nk'abajya ku kazi Nyine nazindutse nashaka gutaha. urashaka gutaha mwari mwambwiye ko muzataha kuwa gatanu Narose nabi ngomba gutaha. ye Shobora ndenda guca ibiraro. Aho ndagira ngo ndaha kubera iki? no musore se yabyutse Arasasinziriye. Abana bagira ibitotsi. Ariko n'ubundi arasigara ino. arasigara ino Ndacu yangoreraga ni no mu biruhuko. Uzamushakira ishuri cyangwa akazi. simbaherekeje mubabarire urumva uriya musore arabaherekeza maze abategera imodoka kandi ubwire mu rugo ko nzaza kubasura mu minsi iri imbere cyangwa nzabatumaho uriya musore sibyo nanjye hari ibintu ndimo nzabibabwira twitonze Kunda amafaranga y'imodoka mvite. Umbene ya musiki wawe. Sinzobe gutegereza ibyezo bibara bejo. akira dore ngaye Njana. maze muzasohoza bimuhira bose Zabashuhuza. kandi rwose mubabarire nakererewe ngango nawe muzamubwire ko nabuze umwanya wo kwandika nzamubatumaho ngaho murabeho mugire urugendo rwiza Ngaho. Karibu. muraho Mwaramutse. Se mwaramutse ntwa. ngo naramutse duherukana ryari igira hino ngo nguhobere Yeza kuzwe. igenda kutankoza imbagara iminsi ishize ari myinshi Amashyo. amashongore Reka numvise ngo usigaye uri mu mishinga yakwibagije abantu. imishinga se yanyibagiza abantu cyane cyane nkawe yaba ari imishinga ki barakubeshye ahubwo nje kabiri hano ngushaka nkakubura Ngaho tambuka wicare. Unshaka se mawe unshaka ndi wa wundi ndeze urabona nakwegerana nande koko ndabizi ukomeza kumbeshya undi umutima ahubwo usanze nangiye kunywa icyayi ushobora kuza tugasangira reka jye sinkunda icyayi cyakora ntabwo ari ukucyanga urumva sinkunda icyayi bakuzaniye se akabyeri ndebe agashyushye nagerageza hano banza gahari uretse turebe amakuru se yiwanyu amakuru ni meza ahubwo kunsuye mu masaha y'akazi suri muri konje oya namenye kuri mu rugo nuko nsabaga ushanguze dusubire muri ya magambo umusaza aherutse kuzi no nuko mbura icyo mbimubwiraho nari ntegereje igisubizo cyawe nubwo nari nzi kutazampakanira bwose nicyo cyari cyamuzanye se oya yari afite ibindi bintu bimugenza ariko burya ababyeyi iyo babona umwana wabo atereka ibyanwa nk'ibi byanjye ntacyo yibwira cyo gushaka umufasha batangira gukeka ko atakiri muzima nkatwe rero babitubwira mu marenga batese ukajya kumva nk'ubu baje kunsura kumwerekana ko yararongoye ubundi ngo kanaka afite abana babiri abo bavuga kandi bose ni abana kuri jyewe baba bagira ngo rero batwumvishe ko dusaziye ubusa reka abakobwa mwebwe mwagize imana ntawe bacunaguza imana ki ntiwaducunaguza se ntiyaba turenganya abantu dutegereza uzaturuka mu irembo tutazi n'aho azava tutazi n'umunsi cyangwa igihe horaceceka ahubwo twaragowe
ariko mu gihe mushakiye cyose mwabigeraho. kugira ngo se twe biratworohera. Kubera iki? Ubu se ko nabishatse nagize kubihe. Nuko utarabishaka. Hari ubwo umuntu mubura cyangwa ugategereza igisubizo cy'ukunda maze ugaheba. Hera mbese nureba ukuntu usigaye nsa. Hari ikindi se nzize kitari ugutegereza ijambo ryawe. Umuntu akananuka boshye wabuze ibyarya. Kandi wowe nta no guhangayika wagombaga kugira. Kubera iki? Nyine nkuko nayo kubwiye sinari guhita ngusubiza kuko ntibyaye. Ijambo rya nyuma ryari ry'abavyeyi. Njyewe se ko ntawe nabajije no kuvuga ko nibyaye. Nibwirira icyo bagushubije ndabona se ka hari umenya ari mahire. Babanje kuntuka cyane bavuga ngo uwo musore batazi ntibamenya abamubyara ngo ntibamwemeye. Bavuga amagambo menshi ngo abakobwa bo dusigaye twiranga ngo nta bukwe butagira umuranga n'ibindi. Hanyuma se? Hanyuma baje kugira aho baranyumva. Baremeye rero? Baremeye. Imana isingizwe yaremye urukundo. Nurumwe ku buzima bw'urukundo rwacu. Ubu ngubu umutwaro nari nikoreye nyine mu ndawutuye. Ubu ntuzi ukuntu numva nishimye. Mu by'ukuri ndishimye pe. Yewe ndishimye pe. Ndishimye. Reka nkubwire ikintu kimwe gusa. Mbwira. Ndishimye pe. Ariko urasetsa. Ubwo suzi ko iwanyu bazanyemera. Ngungu iki? Wacu se nibo bazakurungura. Ahubwo ndashaka ko birangira vuba. Sinkunda kurambika bimwe bihaye. Umuhungu n'umukobwa bakabaho ngo barakundana imyaka igashira indi gataha. Ndetse rimwe ugasanga banahemukirana. Genda shaka gufangura. Wafangura wagira umenye ko tudashobora gushyingirwa muri uyu mwaka. Kubera iki? Ahubwo genda shaka muri uku kwezi kuri imbere. Reka da, uzi ko nta gihe kinini maze ntangiye akazi. Hari inzu ubu ndimo kubakira iwacu, sinshobora gusiga ituzuye. Impamvu niyo gusa se nta yindi? Nta yindi niyo. Nagize ngo ugiye kumbwira ko utarakura. Naho niba ari ibyo biroroshye cyane. Nge se rero nigeze nubakira iwacu. Nzabanyubaka cyangwa nyereke ubundi ntariho nari kuzaba. Naho iyo yiwanyu nzayigufasha mutumaze gushyingirwa. Ntibishoboka. Nyitaye byaba birangiye. Urugo rugira ibyarwo. Wabona haziyemo n'ibindi tutateganije. Erega turapfa ubusa. Urabona hasigaye hakuye amafaranga ngaye. Nk'ibihumbi 50 gusa. 50? Nta kibazo ejo uzazanya guhe. Urumva? Mfite uko nzayabona bidatinze. Ikibazo cy'inzira rero kirangiye nizeye ko nta nkomyi yindi isigaye. Hanyuma se ko numva ushaka kubyihutisha kandi nari mu bwubatsi ubona ko nzitegura ubukwe ryari. Reka tuvuge iby'ubukwe ibindi turabivuga nyuma. Urumva? Ndashaka ko nako naragennye ko muri uku kwezi kuri imbere nzasaba ngakwa tukanashyingirwa ari mu kirizani no muri komine. Byose bikabira umunsi umwe. Birashoboka se ko bibera umunsi umwe? Birashoboka rwose. Nituzaba tubaye abambere tubikoze. Ku bantu babyiteguye birashoboka. Ariko se nk'ababyeyi bacu urumva bazabyemera koko? Ababyeyi se impamvu baba bashaka igihe kinini si cyo gushaka amayoga binika amasaka batara n'ibitoki. Twe mu bukwe bwacu nta bigage nta nzagwa bizaba birimo. Birashoboka se ko hari ubukwe butagira inzoga ya gihanga? Kari byo bishoboka gusara. Kugenda ugaterura amakazi ya byeri n'aya fanta n'ibikarito bya whisky cyangwa izindi nzoga za gisirimu. Ibyo ngibyo byafata n'isaha. Umuntu afite n'imodoka nta nubwo byarenze isaha imwe gusa. Tushatse rero n'ejo twashyingirwa. Byose bikorwa n'amafaranga. Yego byose bikorwa n'amafaranga ariko jye ntayo nifitiye. Amafaranga sayibura ariko ubwo babajwe n'iki kumari. Ubwabajwe n'iki rwose. Ntacyo ushobora kumburana agatima nzakakugurira. N'indi myambaro yayo ijyana nako nzayikugurira. Inzoga zose ndazishingiye. Wowe uzagura imigati cyangwa ibirayi. Emwe n'inyama nzazigurira. Ikimasa kimwe nikizabahaza. Hari ikindi kibazo waba usigaranye? Ikibazo ni cy'ababyeyi. Abanjye sinzi ko bazemera. Abanjye bo nta kibazo. Hari murumuna wanjye uzajya mu bukwe bwa mushiki wacu. Nzamubatumaho. Data we ntashobora kuzabyanga. Wowe se ntuzajyayo? Nzajya gukora iki? Ngo nzajyayo? Katari njye uzaba ushyingirwa cyangwa urongorwa cyangwa nsabwa umugeni ubwo nzaba ngiye gukora iki? Nta mwanya nakwibonera. Yewe njye sinzi ko bazemera cyo ukora. Bazemera. Nubabwira byose ko ari byo uzabikora. Hari inzoga, hari n'ibiryo ubwo bazanga bati. Yewe simbizi icyo akora nzabibabwira numve. Bazabyemera. Bazabyemera uzakomeza ubabwira bazabyemera. Ibyo ari byo byose ntuzatumira abantu barenze 200. Nanjye ntabwo nzabarenza. 250 n'intwererano ntibizaduhaza. Mfite n'abacuruzi bazabingiramo.
ego ibyo bihumbi byose ko numva ari menshi wagabanyije ra ahubwo njye nabonaga ari make ariko ko amafaranga ahari kuki ntayakoresha ngo ushimishe abantu ngomba kwakira abantu uko ndeshya nareze ikirahuri cyanjye urakoze ahubwo hari ikindi nibagiye kukubwira. Ni iki? Kubera ko kiliziya tuzasezerana muri iyi hino ababyeyi banjye n'abavandimwe n'inshuti nkeya z'iwacu bose nzabatumaho bazazi no dusaba tujya iwacu nyuma ntuzasabira kandi ni umuyobozi mukuru muri minisiteri. Ni mwene wanyu se? Oya ni inshuti yanjye da urabona nasabirwa nande. Nuko rero ndabona n'amasaha agiye reka nyarukengere ku biro ubwo ibindi tuzabivugana mu cyumweru gitaha. Ariko uramenye uramenye ntihazagira umuntu wundi ubimenya uretse ababyeyi bawe gusa. Urabyumva? Ndumva. Nta wundi muntu ugomba kubimenya. Nabo wita inshuti zawe zose bazabimenyera mu mpapuro zibatumira. Ntuyobe abantu bino bahanze aha ngaha ubwo basanga bashaka kubwica. Ewe ntawe ukwe utaha butishwe. Nuko rero ntuzagira umuntu uzabibwira. Reka mpaguruke ntahe. Ngaho wirirwe rero. Ngaho ubwo naho icyo gihe. Umugambi n'ubu. Ndanyarutse naho ubutaha. Ronwa. Murare we. Bravo. Komera cyane. Komera. Amakuru kisi. Ni meza. Ndabona ndaho. Bitese n'amasomo. Niko ubwo ari murabumenyereye. Ndabumenyereye. Nuko nabukeka siko nabubonye. Maze kubona ko ari akazi keza cyane uretse ko umuntu ataruhuka. Wese umenyereye akazi ko mu biro no kubaka urugo ko navyo mbona ari akazi. Ndamenyereye se shaho so mu ruho nikururiye. Akanya. Ariko sha uzi kubana kubona twaherukanaga mu bukwe koko kuko utagarutse. Erega umwanya urabura. Kazi kacu nikajye gahagarara. Ivuye mu ishuri ujya gukorera imuhira utegura amasomo cyangwa se ukosoye iby'abanyeshuri baba bakoze. Ibyo ndabizi cyakora n'abatekerezaga. Nikoze wagiye kureba ababyeyi no kwerekana umugeni nako ntakiri umugeni. Reka da siyo yose umwanya ntiwabuze cyangwa nabaga njya kwerekana iki. Erega shahu urugo ntirworoshye. Urugo ntirworoshye. Rurakuyobeye se nakanya. Ndeka shahu ndeka. Agahinda k'inko kamenywa n'inki cyatoreyemo ibyo mu rugo bikamenywa n'imbeba na nyirabyo. Shahu rero murara nkugiriye inama wareka kurongora. Urumva? Nkugiriye inama wareka kurongora. Ntamenya tu. Ntamenya. Ubwo sirakomeje. Kuki? Ndabye narije kukubwira. Uri inshuti yanjye kuva kera usaba ubyihoreye. Ariko iyo umuntu aganiriye n'abafite abagore hafi ya bose usanga bicuza icyatumye barongora. Umenya muba mutubeshya. Tubabeshya byihorere shafu zabibona. Musanga ari byiza maze mugashaka kubyiharira. Kuki ntawe ubire kuri none ari bibi. Muradushuka. Niko mura. Ubwo ubona nakugira inama mbi. Umugabo yise umwana we ngo urwuba kubone. Yewe ntayitinye itarungurutse nzarurunguruka ndore. Kandi n'uzaheka ntumwishurume. Ariko hari kinyobera. Kuki umugabo apfusha umugore ukumva ngo yarongoye. Bamwe ntibategereza n'umwaka nibura. Kwaba yarabonye ko kurongora ari bibi kukitabireka. Murara we ibyo nibyo bivugisha pe. Umugore umugore na gatutazi ahangeze n'ijyo hasi. Akugeze hese ko nduzumerewe neza. Tararongora se nabonaga. Ubwo na gutyo tararongora. Sinakurutaga kure. Wese araho duhuriye. Yehorero zawe nabyibuha. Hari ikindi mbuzi kitari umugore. Urabizi wabura waganyira yakuganyira. Ubwo wakwemera ko maze amajoro abiri nta gatutsi namba kubera ibibazo by'umugore. Ugize ngo iki? Kwiki? Wakwemeza ko maze amajoro abiri nta gatutsi habe namba kubera ibibazo by'umugore. Nshobora kuba ngukina ku mubyimbo babaye. Mbwira neza noneho uko byifashe. Sinkubwiye ariko ngo umbwire amabanga yanyu. Ndatusha ntibikira amabanga. Urumva? Kuko nta muntu n'umutabizi. Cyageziyo. Kandi niyo yaba mu
wowe twarabanye dufitanye amabanga menshi yo mu busore bwacu ku buryo rero nta kintu ushobora kuguhisha. Nibyo koko dufitanye byinshi. Mbese ntaguhishe urumva akira ngaho isomere. Ni wese wayanditse kwiki? Ubwo se ntubona ko yanabisinyiye? Ntiwajyaga umushimira ashakira umukobwa? Ngaho nawe isomere wiyumvire. Nese shaho nari muzi, reka nsome numve. Kuwompoza ku mutima Kalisa. Aho muri aho ni amahoro? Hashize iminsi nta makuru yawe. Uzi ko hashize iminsi 2 utantelefone ngira ngo ntukiriho. Basha duherukana rya joro turi Gitarama muri Concorde. Nta nubwo umugabo wanjye yigeze abikeka kuko bazi ko ndi kwisamu. Amaye bise nabi byageze. Hari byo wari wumva se komeza urumirwa. Komeza bisomye. Komeza numvera. Ariko ngomba gukora uko nshoboye kose tukabyarana kana nibona nkajya nkakwibukiraho. Umva shango bakabyara. Yewe enda urupapuro rwawe. Aha wagize ngo ndagushaka. Sinashobora gukomeza gusoma ibi bintu. Yewe ubwo se ntibishirira amatsiko. Yewe niko ntibishirira amatsiko. Yewe naho urakomeye. Ubuse mubana mute? Nagira nese sha. Utazi se nibindi. No kwihambira. Utazi nibindi. Kagira inkuru. Ejo sinzi ukuntu nadomota akazi. Nuko nyarukiri muhira. Hari nko mu masaa 9. Saa 9 z'amanywa. Ndakureba. Ariko nkaba narikandagiye. Hanyuma ubwo se abapererezi bari bakuriye urwara? Yego nyine. Bari banyiciye akajisho. Nuko nyine ngeze muhira. Ngo nkore ku rugi sanga ruradadiye. Urugi ruradadiye. Sinzi ko natekereje kunyura mu gikari. Hasi baranyikanga. Cyase muzo mbona Nyamugabo ageze imbere y'umuryango wasara yageze hanze. Nuko mutera mu cyumba sanga Nyamugore acikati inoti y'igihumbi ta. Igihumbi atari 500. Igihumbi kimwe cy'iki kimwe. Icyatsi kibisi. Ariko umugabo se namubonye neza. Kandi nta nicyo nashobora kumukoraho. Kuko ntabwo yari yihamagaye. Ubwo se wabyifashe mute? Ubwo urumva nari kubigenzana. Burya hatakanyira ubukozwemo. Urumva nari kubigenza. Nta jambo na rimwe nigeze mubwira. Cyakora namwambuye ya noti nubu dore ndayifite reka njikuzanire. Nta nubwo nayishyize kureda ngiye aho yibere. Ndakwemerera wabyifashemo kigabo. Ndakwemeye pe. Igihumbi yewe. Shana hese nigira mu kabari. Ngaruka zanjunditse nawe ngo yagiye kwizamu. Se shanza komeza nceceke. Amazamu yo. Niko. Nza komeza nceceke koko. Yewe. No kwihangana. Reka nkungure inama rero ya kigabo. Ngaho mbwira. Ukomeze uceceke. Numva ko kazufate ya noti mu ntoki. Aho uri hose uzi ko umureba. Ugenda uyifashe. Nimujya ku meza wishyira uruhande rw'isahani maze winumire. Niko. Byibona ntamukojeje n'urushyi. Reka zindangize. Iyo nkunu uvuga ivuni gufa ntihana ingeso. Nuko nyine nakubwiraga ko ugomba guceceka. Ukoresha ikintu cyitwa guceceka pe. Burya guceceka ni inkoni hano ku buryo utazi. Nzabyihanganira. Nushaka kuruhuka cyangwa ari nijoro ugiye kuryama. Ntuzajye mu cyumba arimo. Uzafata icyawe cyumba. Maze umucire muke. Nyuma y'icyumweru zawe mbwira icyo byatanze. Uzirinde kumuvugisha gusa kandi uzajye uhora umwereka ya noti. Niko se shamura. Kuguceceka numva ntabishobora. Yewe umuntu washoboye guceceka kuri wa muntu tubafata ni wakwihanganira ikurikiraho. Nta kibazo cyane nduva wabyihanganira. Umugabo ahubwo udasanzwe burya narakwemeye. Ndeka shamurara yaba narinze byibura uwo mugabo. Ntabwo nashoboye kwitegereza neza yarirukaga. Ntiwamumenye. Yewe ahubwo se wa wundi yandikiraga. Ushaka kuvuga Kalisa? Yasiwe. Ahubwo nundi mugabo mujye kumera kimwe. Ukize ngo iki? Nundi mugabo mujye kumera kimwe ariko wowe uramusumbaho gato. Yewe ariko se ntwa babera rwose nkwibariza akanya gatoya. Urareba ugasanga umugore wawe ari we munyamafuti cyangwa nawe ufitemo uruhare. Ariko se mura yego amafuti yanjye yabaye ko bamumbujije nkabatera utwatsi. Ndetse ari nabo twabyanganiye. Nk'amateka ibyo ngibyo. Twarabyanganiye pe.
bamwe bakavuga ngo ni indaya abandi bakavuga ngo atera umwako ubwo urabyumva abandi ngo ntabwo nzamutunga cyenyine ngaho nawe nyumvira maze nagenzura neza ngasanga ari abantu bashaka kwica ubukwe bwacu burya mu bukwe bibaho ibyo ngibyo nabamubajije ni mbese kanaka muraziranye ati turaziranye ariko yashatse kunsaba ndamubenga undi mubajije ati ahora nyingiga ngo dusohokane nkanga mwumva rero ko ari abantu bashaka kwica ubukwe gusa none nyuma uriboneye ikosa rya kabiri naba narakoze nuko hari ntashatse umuranga erega ibyo umuranga burya si ngombwa ndumva rero uri umwere umugore ari wowe wakunaniye reka shaho n'ubarirwa ntwari we urakoze cyane kuba utamisha ibyanyu nawe urakoze ariko nagira ngo nkubwire ko nawe ufitemo uruhare ngo mbifitemo uruhare gute ushobora kuba ari wowe watumye yikundira abandi bagabo mu buhe buryo niko mbese nk'igihe bagutwaraga imyenda bakayizanira umugore wagira ngo ntareba burya hanyuma si igihe yagusangaga mu ihoteli uri kumwe n'undi mugore intambara yahabereye urayibagije akanya n'ibindi byose ntavuze niko shamura niko mura kiwanjye ubimenye uti ibyo mu rugo rwanjye bikugeraho gute ubu burya bamwe n'uhagaze niyo nabikora ntagomba kunyigana ndi umugabo ubu uri umugabo ariko ufite urwo wubatse ugomba rero kurumenya niko sha mbese ko numva umushyigikiye muri aya mafuti ye ko numva umushyigikiye rwose yego amafuti arayafite ariko nawe nturi umwere mbese uzi ibyo hanze basigaye bakuvuga niwe basigaye bataramana bakuvuga nyine ngo bamvuga iki uravuga iki n'ibyerekeranye n'akazi si shyashya birazwi ko ruswa z'abacuruzi zisigaye zarakuraruye ahubwo zigiye no gusenyera usigaye ujya no mu matiku ndetse ko batavuga yariyo ngo wiciye n'iwanyu ngo niciye n'iwacu warahiciye nyine bene ibyo ntiwabyishinga n'amatiku tubyihorere n'amagambo gusa bavuga ubona wigisha ugataha nta ngorane ukagira ngo imirimo yose imeze nk'ubwarimu burya ni ishyari kuko ingorane ntaho zitaba nzi neza ko mfite amahoro ku kazi sinjye nica akazi icyo nicyo cya mbere ahubwo nabuze amahoro iwanjye gusa naho ibindi byihorere rega n'ubundi shaho ngo ufite amahoro abafite wayamuhaye urashyigikiwe kandi uhagarikiwe n'ingo aravoma jya bareka abahomume ngo baravuga batazi aho bavuga isombwa gusa nta kintu cyakora inama nakugiraga ni ukureba ukuntu wowe n'umugore wawe mwakwikosora shaho urangira inama undusha kumenya ibyo mu rugo simbujije niko urangira inama undusha kumenya ibyo mu rugo nyamara ushatse wanyumva icyo nemeye wambwiye nzajya nkora urumva ni ukujya mwereka ya noti buri munsi naho ibindi ibyo nabikwemereye rwose nzajya mbikora injira mbese niwe ngoga ni njyewe nyine bitera komera urabona ntwari we nari narakubuze wamburiye hese komera mukomere amakuru iki amakuru ni meza uraho nawe naho icara saho ngaho urabise kunyicaza icara shaka ntwari we ndabona uyu mugabo asa naho agukeneye mbaye nitemberera umujyi ubwo nshobora kugaruka nimugoroba tukaganira ariko se niko cyakora beterwa na porogaramu z'aho ncumbitse cyakora ntabwo tuganiriye uyu munsi ubwo ushatse warari wanjye yewe mbaye ngiye uyu munsi ushatse warari wanjye ntabwo tuganiriye cyane kandi wari ufitiye amakuru menshi ntacyo ahubwo aho wari kurara wumva ubatumuye ko utaje ariko ubundi urinda gucumbika ntusanzwe bino rega ingaragu tugira amacumbi menshi urabyibagije nawe akanya nkwa ndabyiga ntibishoboka urabona nje nko mu masaha 11 turajyana cyakora n'utambona icyo gihe ubwo biraba bitagishobotse kandi ntiwibagirwe no gusubiza madamu ukora uko ushoboye kose uzenda bigusabye ndareba neza ndamugusuhuriza nava ku izamu ube wiriwe rero ndamugusuhuriza rwose bite se byawe ngoga ni byiza ese shanwa uriya musore muraziranye si ukumumenya gusa ahubwo ni n'inshuti yanjye y'amagara sinkubujije ndetse ni nawe wamperekeje umunsi ndongora twariganye kandi ni n'uwi wacu burya turaturanye niko se sha urumva rero ko ari inshuti yanjye ariko se ni inshuti yawe koko ni inshuti yanjye ko numvise akubwira ngo nimugoroba ari bugaruke nawe umuhatira kurara niko ngoga buriya yakubwiye ngo umusurize madamu utekereza iki baziranye bate ibyo ngibyo ntabwo rwose nzi ko ari inshuti yanjye ni inshuti yawe mu buzima urumva mfite inshuti ebyiri gusa kugeza ubu ngubu nemera kandi nizera uriya musore rero afitemo uruhare rwa mbere
yewe sinkubeshye. ntacyo mvuze ntiteranye. Aha, mugira inshuti nyinshi. Niko ngo shambuga. akaba ari muri zo. Ni inshuti yanjye. Wari ingenzi muri zo. Ahubwo rero nkugiriye inama. Wari ukwiye kumugira umurizo muri zo. Kujya mbikwibwirire. Ngo nari nkwiye kumugira umurizo. Muri zo. Niko numva usa naho ushaka kumbwira ikintu ariko ntumva ushaka kukimisha. Mbashaka intwari rero ntabwo ari cyo cyanzinduye. Ahubwo narije kwirebera aho yanguzanye mwanyemereye aho igeze. Yanguzanyo. Ngoga iduse biragenda neza cyane. Reka sha uzabinkurikiranye rwose. Nta kibazo vrema. Uzabinkurikiranye. Nta kibazo rwose. Urumva? Ariko rero tumvumisha ikintu. Ukomvumisha ikintu. Ntacyo mbiguhishira. Uriya musore ndamuzi uretse ko atazi ko muzi. Urumva? Ndabyumva. Maze iminsi myinshi rwose no mubona ari kumwe n'umugore wawe. Umugore wanjye? N'umugore wawe rwose. Muri urumwere? Mbese basohotse. Ntibishoboka. Yampaye. Yewe utaranamurongora. Najyaga numva ngo barabonana. Ngo barabonana? Ntaramurongora? Nanjye narababonanaga ahubwo. Ariko uzi ko njya kumusaba rero wambwiye gushangura umukobwa ngo ni mwiza. Ngo ngiye ngo ndamuzi ngo ni mwiza. Aramuzi nyine. Ubwo iyo akubwiye ngo aramuzi utekereza iki? Ntabwo namenye icyo ashatse kumbwira. Yewe uriya musore rwose namwitegereje niwe rwose. Niwe kuva ku mano n'ubwo yari mu nkweto. Urumva? Niwe rwose kugera no ku misatsi. Nikumenye duhuriye ahantu hatatu. Urumva? Ari kumwe na Murorunkwere? Duhuriye ahantu hatatu. Ntibishoboka. Ariko mbona batamenya. Kandi muri izo nshuro 3 ebyiri muri zo ari kumwe n'umugore wawe. Ndabyumva none se ariko ari kumwe nande se? Kumwe nande? Umugore wawe se ntabwo muzi. Ngoga. Ariko hari n'ubundi raka twakubitanaga imitwe. Bagabo barabona pe. Hari n'ubundi twakubitanaga imitwe maze agahita. Reka ndetse ngubwire n'izina rye. Yitwa yitwa Murara. Yitwa Murara. Koko nkwitwa. Yitwa Murara. Naho haba ndahazi utagira ngo nukumuhimbira. Koko ntaba kwa Karisa se? Akosha nawe umenye gukurikirana. Muri amaza kodesha se baba? Kwa Karisa. Yamaye nka data. Ndetse nari mugoroba twari kumwe mu Kiyovu. Ndetse ko tutari kumeza amwe. Nanakurikiranye ikiganiro cyabo. Nsanga ari we bariho. Jewe. Niwe bavugaga bakuvugaga cyane kandi. Bavuna muheto bahu. Ko niwe bavugaga. Byihorere. Ahubwo nushaka kumbaze n'icyo bakuvugaga. Bamvugaga iki? Ngo bakuvugaga iki? Bamvugaga iki? Nibaze ibiganiro by'abantu b'iki gihe. Umugabo ntatinya kuvugira ku mugaragaro urugo rw'undi yatashye cyangwa yifuza gutaha. Nagatanga ikindi bari kuvuga. Nibasagenda umugore wawe akamwitaho ubwo akamuha ku nzoga yawe ubwo urumva se Byihorere ndabizi. Ibyo byira ndabizi. Ahubwo nyibwirira ibindi. Nyine nari ngutangira ukuntu bakuvugaga. Niko uriya musore wita inshuti yawe. Sinabonaga ari ushyushye igiparu cyane. Numvaga avuga ibyawe ndetse n'ibyo mu rugo nkubizi cyane. Yari yarutashye none se. Niko. Muri iyi minsi nta muntu wasanze wawe akaguca mu myanya y'intoki ari uko uciye mu gikari. Ejo bundi. Undi ninde? Ni Mwarase. Ngwiki. Niko. Umugore wawe ntajya gushuka. Ngo agiye kwizamu naho yigire mu mibonano. N'ibindi ntavuze. Kwizamu. Ntajya bigushuka? Ajya bimbwira Ubuna kamera ngo yagize akazi kenshi, ubuna kamera ngo yasimbuye, ngo hari mugenzi urwaye n'ibindi. Nuko. Umva rero yumva? Nta wundi n'umwe ubikora uretse uriya musore. Urumva? Uretse uriya musore Murara n'undi mubyara we. Karisa. Wa wundi nyine nakubwiye umucumbikiye kwa witwa Karisa. Nibo bagiye kunsenyera bo kavuna umuheto. Nibo ntabagambanye. Bagusenyeye ko se ko bagusamburiye ahubwo. Mbega kwizera abantu ngoga. Mbega kwizera abantu. Ntabagambanye koko. Niko ndaza gutyaza umupanga. Murara uriya ni umugambanyi nyine. Bikabije. Nawe ra. Ukuntu yavuga ngo warakize. Ngo urarengwa noneho wica kuri bene wanyu bose. Iryo ni ishyari yaramfitiye. Ndetse ngo usigaye wivanga mu bya politike. Ruswe ngo niyifite ijambo iwawe. Akubwo urumva ubwo bugambo. Umugore wawe we ngo baziranye utaranamurongora.
kandi nigeze kukubwira ko bajyaga batemberana. Aba bimbwiye nabyumvise. None se nakubeshyaga? Aya mawe ngoga cyangwa uriya mugore yaragutamitse. Ngoga rekera unumvise. Icyo akora umugore ndamwica byanze bikunze. No mwica bagufunga. Nibashaka bamfunge ariko ndamwica. Aragashaho wibabara. Bakabiruka babaye benshi hano ku isi. Kandi kuri bo wizeye ntiuguhemukira. Maze kubibona. Ahubwo naje sa nushakisha kuko bavugaga basaga rwose nabazi yuko bakwirukanye ku kazi. Ngo banyirukanye ku kazi. Ubona basa nabishimye. Bari kuzwa n'ikisi sha kwishima. Ariko jye nabonaga basa naho bagufitiye ishyari. Sha byihorere. Abantu bise ariko niko bamera rata. Kubamera. Ariko se ngoga kuko umuntu kuri iyi si umuntu azizera nde areke nde. Yewe. Uzizere naho abantu bobo bashinyitse amenyo nta kindi. Bose nabavunda muheto. Allo? Mwaramutseho? Intwari tuvugana? Niwe muvugana? Amakuru? Ni meza? Konji iragenda neza se? Ndabona konji igenda neza. Usibye ko asigaye iminsi mike cyane. Hano hari urwandiko rwawe. Urwandiko? Ruravuga iki? Sinamenye nyaruko zurufata. Ubwo ndaza mu mwanya? Ngaho wirirwe? Akazi keza? Ngoga. Reka ibyo wambwiye umenya ari impamo. Kubera iki? Numvise iriya telefone? Ndayumvise. Umunyamabanga wa directeur arambwiye ngo afite ibarwa biturutse muri presidence. Kwagufitiye ibarwa? Ngo iturutse muri presidence. Ibarwa se ivuga iki sha? Ariko se sha uko najya ntandikirana nabo. Yego ko barashaka kumbwira iki? Nese ko bakubwira inkuru nziza. Birashoboka. Nese. Nabyo idosiye yawe. Byisere rwose. Nzayitunganya. Nanjye ndakwizeye kubura umugabo. Nzayitunganya. Mu misiri imbere uzabona igisubizo cyiza. Rwose nitungana tuzayitaha. Unyizere. Ahubwo reka ngende. Sha ugeze neza umubwira amakuru meza. Ngaho biri komeresha. Ntacyo bitwaye sha birasanzwe. Ubwo nzaba numva icyo baguhamagariye. Uzamenya mu misiri imbere. Komera. Injira. Mwiriwe. Yego. Akazi se karagenda neza? Karagenda neza. Narinje kureba yabarwa mwambwiye. Mbega wagira ngo ni ibaruwa ko ari injyana muntu. Akira nawe wisomere. Perezidansi ya Repubulika obje kwirukanwa mu mujyi. Kwirukanwa mu mujyi? Yewe ntware? Use nakoze iki cyatuma banyirukana mu mujyi? Amaye nka. Use nziza iki mu by'ukuri? Kwirukanwa mu mujyi? Use nakoze iki? Natwe twabibonye turyo. Dore ahubwo babimenyeshe na burugumesitiri wawe. Ndabibona ngibaho byanditse. Ahubwo bambwiye ngo ukimara kubona urwandiko guhitimo imfunguzo z'ibiro. Imfunguzo z'ibiro? Terengezi. Dore urunguru ni urufungura akabati k'icyuma. Urunguru narwo ni urufungura hamwe n'icara imbere. Urunguru rufungura kakabati kari hirya. Naho urunguru ni urw'urugi. Akira. Ariko se mbaze. Birukana umuntu batabanje no kumumenyesha. Ndabizi se ko njye nkurikiza ibyanditse.
by'ukuri ngannye hehe mbaye uwande ayiwe we amazu yanjye ataruzura we bari yantejeje akaga mani ihoraho rwose bunkoreye n'ibiki abagabo barabona irangirwa mugore yose ayiwe we izerekeranye gusa nzabaheye ko banciye mu mujyi usibye muri komine niyo bamfunga ariko ntibanciraho niciye